Okay. Hello guys, nizere ko mumeze neza bakunzi ba Clever TV show. Uyu munsi ngiye kubereka utuntu njya ntegura, akaba ari two njyana mu kazi, akaba ari byo bimbera lunch, wanabirya na breakfast ya mu gatondo. Twagiye turahera ku tunyanya. Wanabirya mu gatondo na breakfast, wabigira na dinner, byose ntacyo utabikoresha. Njye nibyo njya birya mu gatondo, nkabiryaho na saa sita ngiye muri lunch. Nawe ujye ubikora rero, byagufasha, nta biba birenze. Utabyutse mu gatondo ngo nakerewe, ngo ndateka ryari, ngo ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo. Nzajya ngenda mbereka utuntu njya nikorera mu gatondo nkujyanye ngiye mu kazi. Murabona hari ibirungo, buri kimwe cyose kirahari. Mwebwe mukurikirane muye maso, murebe ibintu ndi bukoreshe byose. Ntabwo turuhije, uradukora, wamara kudukora ubundi ugahita ujya kwikarabira, ugahita wigira mu kazi. Twe ntabwo dukunda ibitunguru bigize twamanje guteka amavuta nyine ngo bishe cyane, kandi nkunda igitunguru cyinshi. Reba ibintu byose ndi gukoresha, bya mbere maze kubitunganya, birarangiye. Tugiye gukeka amagi. Harya ni ukuyakeka, ni ukuyamena? I think isoko ari ukuyamena. Ni ibintu bitagoye, wakwikorera ubundi ukajya mu kazi udakerewe, utamanjije gutuma utenguye ngo ndakora ibi, ngo nkora ibi, ngo nkora ibi, ngo nkora ibi. Ni ibintu ukora iminota ingahe. Ubundi ugahita wimanukira. Buri mu gatondo ko ngiye gukora ibyo nzajya njyana, nzajya ngenda mbereka gake gake, niko bimeze. Kanshishije na magi. Amagi yo niho umunyu njya nkoresha mu mureti. Umva, ni ikiryo kiba kiryoshye cyane cyane cyane. Nizere ko mumeze neza. Ubu hari ababyutse, hari abaryamye, hari abagiye kujya kuryama. Abagiye kuryama Imana ibarinde, abagiye kujya mu kazi bagira akazi keza, ababyutse mugire igitondo cyiza. Ubu ngiye kujya mbaha utuntu nzajya nkora buri mu gatondo
kugira namwe nyine mujye mudukora bitabagoye. Mujye mudukora bitabagoye. Ndashiramo aka karungo kari mu rusenda kararyoha kubi. Dushiremo aka kako ndagashiramo namaze gukaranga. Sasa tumanze duhere ku nyanya. Dore amavuta niyo njya ntekesha, namwe bari mujya mutekesha araryoha, ni meza. Ngubu ngiye gutunganya ikarayi, ubundi mutere hagati y'abashu, mutere agatebe mwirebere. Guys, murebe ubu ndi kugira amagi yanjye, arimo amagi, arimo buri karungo kamwe kose. Murabizi ko nagiye mbibereka byose. Urayikoroga nyine bigafata neza neza. Murareba ukuntu bise biba umukara kubera ibirungo byacu tuba twashizemo. Sasa tugiye gushiraho amavuta. Mwabonye amavuta nayabiretse njya nteka. Ni uguteka utuvuta duke, kwirinda umubyibuho. Umubyibuho ukabije ntabwo ari mwiza. Umubyibuho ukabije ntabwo aba ari mwiza. Nyagira utuvuta hose kugira nyine ngo bitaza gufata munsi bigashirira. Turamanza inyanya izo tugiye kubanza gushiramo. Inyanya n'ibitunguru. Turabanza inyanya n'ibitunguru. Mu kanya ndahita nshiramo ibindi ko ntabonye nkunda ngo nyiri inyanya zishe cyane. Abashu muze nze kuza kubaha mwumve ukuntu biraba biryoshye. Biraba biryoshye cyane. Utu ni uturungo mba ndi gushiramo abashu. Ubundi mutera agatebe, mutera agatebe, mutera agatebe.
tera agatebe sasa mbereke n'ibindi bintu byacu tugiye gushiramo. Tugiye gushiramo rice, umuceri nawe tugiye kuwushiramo ibikaranguranye. Mwabibonye? Nizere ko muri kugenda nyine mubireba. Ubundi urabirya sheri mukirya iminwa. Nshiremo n'agasoya sosi. Mwabonye agasoya sosi nshizemo. Urabirya ubundi ukirya inyama. Mwabibonye ukuntu biraba biryoshe. Ibi rero ntiwakwirirwa wigora ngo mu gatondo ngo ndajyana iki mu kazi ngo ibiki, urebe ko ibi ari byo ndi buryane. Kandi ni ibintu bitagoye bitatuma ukererwa, ibintu nyine ukora fasita udakerewe. Ubundi tugiye gushiramo amagi yacu. Tugiye gushiramo amagi yacu. Tugiye gushiramo amagi yacu. Ubundi ukagenda unyanyagisa gake gake bebe, gake gake abashu. Mwabibonye ko bitabinago. Umva ni ibintu uteka bikaba dina, bikaba na breakfast ya mu gatondo, nta bintu byinshi. Utarinze wigora ngo biragenda gute. Umva nzangenda mbereka utuntu nyine ngiye ngenda mpindura nyongeye mu kazi. Ndamanza nkabivanganya kugira bifatane n'umuceri. Ni ibintu biba bigize biba bitanagoye ubura ubuteke. Umva ukagenda kandi ukabirya wishimye binakuryoheye. Turizavuga ngo ndajyana iki, ibintu nk'ibyo. Nari ngabanyije umuriro kugira ngo bidashirira. Ubundi tera agatebe bebe, tera agatebe urebe. Reba aho bipfira mu gatondo habuze ibyo kujyana. Uraza kubibona ntago amagi aragera neza.
urabona ko biri kujya bigenda nyine bifatana, ukuntu birajya bigenda bifatana. Umva guys, kiraba ari ikiryo kiryoshe utarinze mu gatondo wavuga ngo he 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 he. Urabona ko biri kugenda bifatana. Dore ukuntu hasi biri kugenda bifatana, bigenda birindira gake 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 gake. Mutagira ngo ibi byose ni ibyanjye ntabwo ibi byose ntabitwara da, ni byinshi cyane. Hariho abari butwareho bagiye ku ishuri, n'abandi nyine bari bujye mu kazi. Yep. Urabona ko nyine bihiye, ngiye kubyarura. Ubwo cawu cawu. Mwabibonye ukuntu biba bimeze neza, ni ibyo ngibyo. Ubwo burangiye kubyarura mpange mu masahani, abari bujyane nanjye ndimo, zange na mbere ku tuntu twinshi. Subscribe, share na comment.